ijambo ry'umunsi. Kwigira mu gutsindwa. Soma rw'igice cya 22 umurongo wa 31 kugeza ku wa 34. Umwigisha Petero yari umuntu ufite kwizera gukomeye kandi akora ashize amanga. Gusa nk'uko abasomyi b'isezerano rishya babizi, uburyo bwo kwihakana rimwe na rimwe bwamuteye gukora amakosa ateye isoni. Inshuro zirenze imwe uyu mwigisha yabaga umuntu utsinzwe aho kuba umugaragu wumvira. Gutsindwa ndetse no kunanirwa gukora ibintu ni imwe mu bice by'iterambere byacu nk'abakozi bicisha bugufi imbere y'Imana. Iyo twemeye kugeragezwa cyangwa se kwigomeka ku bubasha bw'Imana, tumenye yuko icyaha gifite ibihembo bike ndetse n'igihe gitoya. Gutsindwa rero ni ikintu cyiza cyo kwiga nk'uko Petero abyemeza rwose. Binyuze mu bigeragezo ndetse no kwibeshya, abizera babasha kwicisha bugufi. Soma Yohana igice cya 13 umurongo wa 5 kugeza kwa 14, basobanukirwa yuko kandi inzira z'Imana zisumba inzira z'isi. Soma Mariko igice cya 8 umurongo wa 33, babasha gusobanukirwa yuko kandi umuntu wese atagomba na rimwe gukura amaso ye kuri Kristo. Soma Matayo igice cya 14 umurongo wa 30. Yesu yafashe buri somo ku mutima bityo akomera mu kwizera kwe. Imana yatumye kunanirwa kwa Petero gukoreshwa neza nk'igikoresho cy'amahugurwa, kuko umwigisha yari ashishikajwe no gukura ndetse no kuzakorerwa na Petero. Imana ntabwo yemba kwigomeka cyangwa se gukora amakosa, ariko kandi kubw'ubuntu bwayo iyo umugisha bahisemo kwihana kandi bakemera igihano nk'igikoresho cyo gukura. Birashoboka yuko twese twahitamo gukura mu kwizera kwacu tutarigeze dukora amakosa imbere y'Imana, ariko kandi ntabwo dushobora guhakana yuko amakosa yigisha. Kunanirwa byigisha bizera ko ari byiza cyane kandi byungura kumvira umwami nyuma y'amakosa yacu. Iri ni isomo twese dukwiriye kuzirikana. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko uhamagariye gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nemibibleinstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.